ikintu kimbwira Zebra Switch noneho ibi bintu ndanabibabwiye Ben niyigeze atandukana n'umugore wiwe ni inkuru bari gutegura ni update uwitwa Pamela yakoze yo kwa updatinga Instagram yiwe mu rwego rwo kugira ngo uwitwa Pamela agiye kugaragara mu ndirimbo nshyashya ya The Ben bita Inshallah niyo ya ndirimbo nakubwiye bagiye gushutingira ku mazi hamwe n'iyindi ndirimbo afite yari yakoreye arongeye amugaruye muri video again muri Inshallah. Ubundi Inshallah uzi byari byo ni indirimbo agiye gusohora irimo n'umwana we n'umudamu we icyo ni ibintu mbwiye abantu nawe bamuvugishe rindiri oya ni blessing z'umuryango si Inshallah se ni indirimbo yiwe yayishyizemo famille yiwe irimo Runa irimo niki na madamu arabyemerewe. Iyo niyo breaking nashaka gutanga iyo video ni igiye gusohoka ya Ben naho ibindi buretse gatoya ibi bintu buretse gatoya ndabikubwiye njyewe amakuru nifitiye njyewe namaze gutahura nuko Ben agiye gusohora indirimbo bita Inshallah ari kumwe na Pamela n'umwana we Skyto cyemerera na wije kunegeka uretse njyewe Inshallah ni soka itarimo Pamela na Runa yego uzamiki Skyto mwumva rero uvuga ngo abantu bafite iminwa y'abarenze Skyto afite umunwa wamurenze kurusha reka uze wumva ngana rimbyutse mu gitondo barambya ngo Skyto yakoze agasiporo yo yagiye guterera imisozi ariko mumazi iminsi mubona ko Skyto amaze gukora ibondo mba ndazamutse nanjye ngiye kureba Skyto mu ishyamba dukora agasiporo mubaze iby'ukuntu amazi iminsi abeshya abantu ko indirimbo ya The Ben izasohoka irimo Pamela na Runa nkaho baziranye Skyto nabababwiye ko Skyto adashobora no kuba umuzamu wa The Ben cyangwa abe umukozi woza amasahane mu rugo kwa The Ben kubera ko Skyto ntabwo yigeze yiga guteka cyokora koza amasahane ndakeka na ahantu babyiga ni ibintu nyine bishobora kuza mu muntu akaba yabikora ariko ndabizi ko ntago umuntu nk'uyu nka The Ben w'icyamamare gutya yakoresha umukozi utarize Skyto ndakuze yari mu gakinjiro urimo uranena abandi ko batunzwe n'umunwa. Ese wowe mbere yuko ujya kuri YouTube wari utunzwe n'iki amashuri yawe ni wazunguzaga imyenda hanga mu gakinjiro kwa Senegal na Kikipeti yari ari aba master bawe Kikipeti ataraba kuriya yabaye none se ubwo uri mu biki urasimbagurika umwana w'ejo mu gitondo Skyto dore ni bya bindi bavuga ngo ukiza ububwa bukubitira abandi nawe turakuzi reka kumva ko abantu batunzwe n'umunwa nyine Imana itanga impano zigiye zitandukanye ariko nawe mu batunzwe n'umunwa nawe urimo ubu se iyi ndirimbo uvuga ngo Runa na Pamela barimo nakubwiye ko ku marembo ya The Ben utahagera wabisaba uti mubyeyi mfasha nzagere mu rugo rwawe sinzi ko The Ben yapfa no kuguha ikiganiro biragoranye wenda uwaterese cyangwa wamwinginze ashobora kuvuga atereka mfasha umunyarwanda kubera The Ben ni umuntu ufite umutima mwiza ariko nawe ibyo abandi bavuga nawe uri umupaparazi nk'abandi uri umunyamunwa nk'abandi buretse ngabo bakomeze barebe iyi ndirimbo wavuze ko indirimbo ngo Pamela na Runa barimo urabatwereka bari hehe bavuga ati ari abantu bahubuka hari IQ za bamwe mu banyamakuru ngewe njya mbona kenshi na kenshi mbona zitari developed sinzi ukuntu ziteye tu ubwo mu gitondo cya kare Skyto barabyutse arahubutse avuza amagambo nk'aya ngaya mumaze kumva atangiye kuvuga ko hari abanyamakuru bafite umunwa ntabwo ari njye uvuze ko bafite umunwa ariko Skyto ari muri abo ngabo yavuze bameze nkawe bafite umunwa nawe afite umunwa kuko Skyto atunzwe na views z'abanyarwanda Skyto atunzwe na YouTube niyo mpamvu apfa guhubuka akavuga ibyo abonye nk'ababandi nshiye mu miryango y'abandi abantu bagize gutya bakinjira mu bibazo by'umuryango wa The Ben n'umugore wiwe mufite ikibazo gikomeye mufite imitekerereze mibi mufite inda nini mufite n'umunwa wabari uwitwa Kamarade rero we yahubutse ahita avuga ngo uwitwa Pamela ngo yasibye n'amafoto kandi ni Instagram ya update wabyakiriye gute bavuga ati ari abantu bahubuka hari IQ za bamwe mu banyamakuru ngewe njya mbona kenshi na kenshi mbona zitari developed sinzi ukuntu ziteye tu nkabona we ari gushaka ubundi Skyto ngiye ko aricyo nibaza ninde udatunzwe n'umunwa ko nawe utunzwe n'umunwa uramutse uretse kuvuga kuri YouTube wasubira mu gakinjiro kuzunguza imyenda turakuzi Skyto ureka gukabya
uzamutse ejo bundi Imana iciye inzira kubera umunwa wawe, umunwa utangiye kukugaburira ariko urabyikuraho ugashaka kumvisha abantu ko aribo batunzwe n'umunwa. Ese wowe utunzwe n'iki? No kohereza mesaje cyangwa utunzwe n'umunwa? Uri umuyede, uri umufundisi, amashuri wize kari makeya katakugaburira, kataguha akazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri mu biki? Sha wakana we Skyt, watuje ko ntandi urihangana n'ingoma ukagenda gake nk'abandi bose, ko nawe utunzwe n'umunwa nk'abandi bose. Imana igize gutya iciye inzira, YouTube iramenyekanye, dore itangiye kumenyekana cyane 2018 hano mu Rwanda. Mbere ya za 2018, 2005, 2008, 2012 kugeza za 2012, Abanyarwanda benshi twari tuzi ko kugira ngo utunge YouTube ugomba kuba watega indege ukajya muri Amerika bakayigufungurira. Uzi amafaranga Kejon yagiye arya Abanyarwanda? Uzi kugira ngo Kejon agufatire indirimbo ayiposting, byibura umwana urimo urazamuka underground umwe uw'umukene kugira ngo abone inote ya 5 byari bigoranye, wamwishyuraga 10,000 cyangwa ukamutanga amafaranga 5,000, ubwo nabwo yakubabariye kugira ngo akunda gushyira indirimbo, kandi akayishyiraho haca nk'ukwezi agahita agisiba akakijugunya. Ibyo bintu wowe urabizi. None ugize Imana iciye inzira, utangiye kumenya uburyo ibintu bikorwa, none wowe utangiye kuvuga ngo abantu batunzwe n'umunwa nk'aho wowe utunzwe no kohereza mesaje. Uwitwa Nyambo yaterewe ivi ariko ko nakubonyera ntabwo uri inshuti ya Nyambo. Nyambo twari inshuti akibana na Miki, ariko aho atakiri inshuti na Miki, ubwo inshuti za Miki zose yazitaye mu bihano. Ese Nyambo na Miki baratandukanye, hapfuye iki? Akiri inshuti ayo makuru yo nabivuga ngo nawe ntabwo uri kohereza mesaje ahangaha. Niba kavuge urinjira mu ngo z'abandi ugashaka guseseramo, ukashaka kumenya amabanga ari mu nda y'ingoma, warangiza ukavuga ngo abantu batunzwe n'umunwa, ahubwo wowe uri umunyamunwa urenze no kuba utunzwe n'umunwa, ahubwo wowe ibikorwa byawe byose ni umunwa. Kuko Skyt utavuze ntago warya. Ngaho reka kuvuga ujye gukina umupira turebe ko bizavamo. N'ubundi uvuga ko wamamaza umupira, none se byose urumva atari umunwa se? Ahubwo uvuga ati nge ndi umunyamunwa byahamye, tubigusonere tubiguhe, ariko reka kuvuga ko udatunzwe n'umunwa. Afite uwitwa Nyambo hari ibintu yabwiye Miki biriya by'ubukwe byuriya musheri, abimubwiye ngo Miki nawe ababibwiye tita rwose, dore ni gutya ni pasu ni ukuvuga ngo Miki n'umuntu bita Nyambo ngo ni gutya. Rega Miki, urabona Miki yibereye umubyeyi. Ubwa mbere mbonye abakobwa baterewe amavi, ubukwe sinzabubone. Ukamutekereza ko bwa butazabasha. Ariko se ubugwere uretse gato nguru rutonde rw'abakobwa bagiye batererwa amavi. Akoska uwa mbere mukuru ukabashaka kuvuga ko na Nyambo se riravi ry'abari ari sikam. Ariko ubu ivi ryaterewe saa 9 z'ijoro, ariko kuki bihisha mu ijoro? Zebra switch aka kantu nakabika. Nyamba gahinda wateye Titi Brown, wateye Titi Brown. Mbere yo gukora ubukwe ni mudahura ngo muganire musabane imbabazi muhana amahoro ya Kristo. So uragira ngo ajye gusezera. Zebra switch impamvu nje gukumira, ndagira ngo nongere mfate umwanya nongere nkebure aba ba YouTubers. Ibyo sibyo nari maze kubabwira. Avuga ngo ni inkoma amashyi, nyine uri inkoma amashyi y'umunwa wawe n'inda yawe, ariko ibyo mvuga ni ukuri. Mukanya urinjira mu rugo rwa Nyambo ngo ubukwe ngo nago buzaba. Ubu se nago bwabaye, nago Nyambo yagiye ku murenge. Ejo bundi uzahubuka winjirire n'undi utangira uvuga amagambo y'ibintu butahagazeho, navuga ngo ucuruza umunwa ngo ndabeshya. None uravuga ubukwe bwa Nyambo ko butazaba, nago bwabaye ejo bundi mu maso y'Abanyarwanda. Ngaho mukomeze mwumve ibintu akomeje kugenda avuga yiseseka mu ngo zitamureba. Na n'ubu ngubu nibyo nkomeza gusubiramo ko Skyt utunzwe n'umunwa, kuko ibyo uvuga byose ni umunwa n'inda nini kugira ngo ukunde urye nk'abandi bose. Bimubutsi bipanga akazi ko kwinjira mu miryango y'abandi bakaza kuvuga ibibazo by'imiryango y'abandi bitabareba. Uwitwa Kamarade rero we yahubutse ahita avuga ngo uwitwa Pamela ngo yasibye n'amafoto kandi ni Instagram ya update. Wabyakiriye gute? Abona we ari gushaka views cyane no kugira ngo yerekane yuko yakoze. Nk'ubu ngubu hari ikiganiro nshaka kuzabwira abantu, nk'ejo nzagikoraho, niko nifitiye match. Nta kintu mutumvise ku bwibone n'ubwishongore bwa Skyt.
uburyo ashyiraho abandi ko batunzwe n'umunwa nk'aho we atunzwe no kuranguza quartier commercial mu mujyi. Sky 2 atunzwe n'umunwa nk'abandi, nicyo nashatse gusobanura uyu munsi. Nongera kwibutsa abantu mukunda ubuki bw'ubunyarwanda ko njyewe ndi umuvumvu, nkaba ntunzwe n'umunwa hano kuri iyi mihanda. Ndimo ndabyiga, ntabwo nari nigira igitangaza. Njyewe ndavuga ko ngomba kugera ikirenge mu cy'abakuru bacu. Ntavuze ntabwo nzajya njya mu minsi iri imbere, nubwo YouTube itaratangira kumemba, ariko abo igaburira batunzwe n'umunwa ni benshi. Muri no minsi ni muri gahunda yo kwamamaza ubuki bwanjye. Nagikano ku musozi wa Jari, ahantu hazwi nko mu nzoga za Rubingo. Wowe uramutse ukeneye ubuki bw'umwimerere bwa Kinyarwanda, hamagara nomero 0788 98 36 44. Mfite imitiba mikeya, ariko bitavuze ko ntafite abandi bavumvu dukorana, ku buryo ukeneye ubuki litiro 5 se litiro 8 10 kugera kuri litiro 100, izo nazikubonera. Ubuki bwiza bwa Kinyarwanda tavangiye na gato, ubuki washyira n'umwami nyiri u Rwanda akavuga ati ubu n'ubuki ndiye. Ubuki bwo mu nzoga za Rubingo butandukanye n'ubundi buki wigeze urya mu Rwanda. Yewe uvuga ibi muranzi, banyita Ruganzu Cyambarantama, umuhungu w'Imana, murumuna wa Yesu, umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Muranzi hano ku mihanda ya Kigali neza Amasunzu. Ninjye wakoze filimi yitwa Ruganzu n'Ibisumizi, murabizi, nikaraga ku mihanda ya Kigali ncuruza ayo mafilimi mu Rwanda hose.